muraho neza abateze amatwi Kagoma Empire turi kumwe nk'uko bisanzwe tubagezaho ibiganiro bikomakomeye byiza cyane byakugeza ku ntambwe ikomeye. Tukaba dufite ikiganiro cyiza cyane nawe waba umukire, tukaba turi kumwe n'umusesenguzi ukomeye cyane witwa hano Shaggy, wakubwira uko nawe wagera ku nzira y'iterambere. Urakoze cyane, watubwira tukageraho ko twabigenza. Urakoze cyane Beji. Iki kiganiro twashatse gushyira ku mbuga nkoranyambaga ni ukugira ngo cyitwa nawe waba umukire ukabara amamiliyoni. Nicyo kiganiro. Ni ikiganiro kirekire, tuzashyiraho ibyiciro byinshi, bisaba kudukurikirana kugira ngo ugende usobanukirwa icyo abakire bakoresheje, icyo abakire baturusha, ibitekerezo byabo, uko barya, uko baryama. Buriya Beji, uko umukire arya ntabwo ariko si kurya, uko atekereza si kutekereza. Umukire afite umwihariko w'ukuntu abara, ashobora kutarya uyu munsi akazarya ejo, ariko ejo akarya neza. Akabwirirwa se? Ntabwo abwirirwa ariko uzi umugani wa kinyarwanda uvuga ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri. Ndumva ariko singusobanukiwe. Bikwereka uko umukene arya rero. Yego. Arya uyu munsi ariko ejo atazarya. Umukire rero arya nawe uyu munsi ariko akavuga ati ejo nzarya. Nicyo nashaka kukubwira. Aha rero nicyo cyerekezo cy'ibiganiro byacu. Tuzareba imyitwarire y'umukire, turebe abakire bakira gute, turebe ibi bintu mwita ngo kwizigama, mu bantu bizigama bate, turebe uko umukire bigenza. Mbere tuzasesengura ikiganiro kimwe kuri kimwe. Birasaba yo kudukurikirana umunsi ku munsi, ukakanda subscribe kugira ngo ujye ubona ikiganiro uko tugishyizeho, kuko buriya Beji uzabona ikiganiro kimwe ntabona ikindi, ntabwo azamenya aho twatangiye naho duherukiye. Bivuze ngo azagira igihombo kinini, hari amakosa azakora muri runo rugendo. Muri make rero, amazina yanjye ngiye nitwa Shaggy, niyo mazina yanjye. Muri iki kiganiro tuzabana ibihe binini. Ndi umusesenguzi mu bintu bijyanye n'iterambere n'ubukungu, mu bijyanye no kuba nahagira inama ba rwiyemezamirimo batoya, akazavamo nawe akagenda akaba rwiyemezamirimo munini. Murakoze, wakomeza. Nk'uko bisanzwe se, wenda utubwiye ko wenda hari uko buryo ngo umuntu ngo rwiyemezamirimo hari ukuntu arya, utubwira ku bintu byinshi cyane. Nk'ubu wenda se nka rwiyemezamirimo wo kuri ubu ngubu yatangirira kuki? Dore ko abantu benshi bafite ikintu kinini bavuga, cyangwa se bafite ubwoba bwo gutangira. Nk'umuntu wenda ushaka kuba rwiyemezamirimo ubu ngubu yatangirira kuki? Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza. Iki ni ikibazo abantu bibaza. Icya mbere ni ukumenya ngo rwiyemezamirimo nshaka kuba we ni muntu ki. Abantu bose urimo kugera aho ugeze, umuntu wiyahira inshinge nyinshi baturira ni rwiyemezamirimo, umuntu horeye inkwavu nyinshi baturira ni rwiyemezamirimo. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Kuba rwiyemezamirimo bifite ukuntu byubatse, bifite uko bitangira, bifite n'ukuntu biba bizarangira. Ntabwo rero buri muntu wese uko mwita ba rwiyemezamirimo ntabwo muri bo. Niyo mpamvu twagize ngo tuze gusesengura rwiyemezamirimo ni iki. Birasaba kugira ngo ujye ugenda udukurikirana buri munsi. Cya mbere, buriya kuba rwiyemezamirimo ni uko uba ufite icyo ukora, icyo utekereza gukora. Hanyuma iki kintu uba utekereza gukora ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye guhita ngikora. Ugiha intego ndende, hanyuma ya ntego ndende ukazeshyira mu ntego ngufiya, hanyuma za ntego ngufiya nizo ziba zizakugeza ku ntego ndende. Nicyo rwiyemezamirimo aba afite. Ntabwo rwiyemezamirimo ari uko uba utangije amafaranga angana gutya, amamiliyoni cyangwa amamiliyari. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari uko uba utangiranye inguzanyo cyangwa se utangira inguzanyo. Ntabwo ari byo. Ahubwo rwiyemezamirimo ubwacyo kirahagije, kirisobanuye. Ni ijambo rivuga ngo rwiyemezamirimo ni umuntu ufite inzira y'iterambere agiye gutangira, akayitangiza igishoro runaka, akiha intego mbere na mbere y'igihe kirekire. Hanyuma ya ntego y'igihe kirekire akiha intego y'igihe kigufiya. Reka dufate urugero. Buriya mu isi ba rwiyemezamirimo ba mbere tugira ni amareta. Shaggy, uravuga ni ukuri se? Buriya leta niyo rwiyemeza ku isi hose. Aho uzajya hose bazakubwira wenda nko mu Bushinwa
mu Bushinwa buriya nta rwiyemezamirimo ubayo. reka Ubushinwa nibwo bukora intwaro, nibwo bukora ibiryo, nibwo none se wari wabona igicuruzwa kiva mu Bushinwa cyanditseho ngo wenda ngo cyakore mu ntara aha ntagikoreshwa na runaka, ntabwo nakabyitaho biba neza byanditseho made in China, nta bindi byose byose niko biba bimeze. ubona n'ibyo byaba ari ukuri niko biba bimeze. nyamenya bivuga ngo mukurikiye ikiganiro yego Dufate nko mu Rwanda. yego Mu Rwanda leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, yego nayo ni rwiyemezamirimo buriya yihaye intego mm, ndende iri muri 2050 uko mu Rwanda bizaba bimeze, yego bashyiraho 2035 uko bizaba bimeze, bashyiraho 2020 uko bizaba bimeze, 2020 twarabibonye. Niyo mpamvu buriya na rwiyemezamirimo niko aba ameze, abagomba kubara akavuga ati ntangije ni urugero rutoya, wenda ntangije 100,000 ariko muri uyu mwaka wa 2026 ariko ndashaka ko muri 2050 nzaba mfite miliyoni 100. Ariko muri izo miliyoni 100 2026 ntangije 100,000, 2030 nzaba ngeze kuri aya ngaya, 2040 nzaba ngeze kuri aya ngaya, 2050 nzaba ngeze kuri miliyoni 100. Ni naha niho habara kavuga ati nimba ari 100,000 ntangije, ese byaba ngombwa ko mfata inguzanyo? yego Ese byaba ngombwa ko ngira umuntu mbwira umushinga wanjye akamfasha gutyo? Nuko babimeze. uwo niwo bita rwiyemezamirimo Uwo wa nyawo bita rwiyemezamirimo wa nyawo. icyo ntabwo abantu benshi bakizi Hari ikindi warumbajije yego shaka kugira ngo nacyo nkikubwire nahuranije. yego Warumbajije ngo se rwiyemezamirimo atangiza amafaranga angahe? yatangirira kuki uhereye ubu ngubu wenda Rwiyemezamirimo ntabwo agira ingano y'amafaranga akoresha. yego Rwiyemezamirimo ikiba kimuremye ni ibitekerezo by'ishoramari yarangije kuba bya byiciro twavuze. yego Kuri rwiyemezamirimo ifaranga rimwe rirabara. rimwe iki giceri kimwe Igiceri kimwe kirabara. icyo ntabwo numva ko rwiyemezamirimo wenda ariko ufite amamiliyoni wenda miliyoni 5 ariko wenda igiceri kimwe kirabara. Ng'urugero cyane ng'urugero yego ubona aya makampani yacu ya MTN dukoreraho, yego igiceri kimwe kirabara. Urabyemera se? kirabara se buriya cyakumarira iki igiceri kimwe Igiceri kimwe kirabara cyane. yego None se urugero nimba MTN ifite abakiriya miliyoni, tuvuge bageranya ko mu Rwanda tugeze muri miliyoni 12, miliyoni 8 zikaba zifite telefone, bose nibakosoma ifaranga rimwe ku munsi binjije amafaranga angahe? aho nakavuga miliyoni 8. ntangiye kubyumva Nibakosoma 2 ni miliyoni 16. Ifaranga rimwe wumvishe yuko ribara ni umutungo. Ariko ku muntu w'umukene, ku muntu utari rwiyemezamirimo, ifaranga rimwe yumva nta kintu rivuze. yego Yumva nta kintu rivuze rwose. Icyo nashaka kuvuga rero, bantu mudukurikiye kandi muzadukurikiriye kirekire, tubonye kuba rwiyemezamirimo icya mbere ni kwiha intego y'igihe kirekire. Niyo mpamvu abantu benshi usanga birwa baravuga ngo turashaka amafaranga, turashaka gukira. Muri no nzira iri mu isi abantu bose baravuga ngo barashaka amafaranga. Wenda kako gushaka amafaranga nako ni akantu nzakoraho ikiganiro ubwako, turebe uburyo ifaranga rishaka irindi, ibyo tuzabireba. Ubwo rero nicyo twari turimo turavuga, rwiyemezamirimo agira uko arya, agira uko aryama. Bivuze ngo uyu rwiyemezamirimo wacu yabaze ko 2026 atangiranye ku 100,000. Ubu ntabwo ashobora gukora ikosa ryo kunywa icupa. Ariko umuntu utari rwiyemezamirimo azakora bije mu mushinga, avuga ati ntangije 100,000, 95 arajya muri poroje, ariko 5 nibyo gufata agacupa. ubwo uba kuba rwiyemezamirimo ubwo ni ukwihambira. Ni ukwihambira. Okay. Urakoze cyane. Beji kuba rwiyemezamirimo aho bivuze bahuranije ni ukwihambira. Turahano kigeza. Okay, murakoze cyane. Nkuko rero uyu mugabo wabidusobanuriye neza rwose, umva ko ibintu biro kugenda bijya mu buryo. Hanyuma